wa mbere 15 umurongo wa mbere. Uzi gusoma neza? Ndagerageza. Sawa, turaza kumva neza ingene bimeze. Twagiye. Gitabo cya Samuel wa mbere 15 guheraho. Yego. Haravuze ngo hanyuma Samuel abwira Sauli ati, Yego. Uwiteka yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli. Nuko rero ube wumvira Uwiteka mu byo avuga. Uwiteka nyiringabo avuze ngo nibutse ibyo abameleki bagiriye abisirayeli ubwo babatangiraga mu nzira bava muri Egiputa. None genda ugwanye abameleki ubarimburane rwose n'ibyo bafite byose. Ntuzababarire ahubwo uzica abagabo n'abagore n'abana b'impinja n'abonka n'inka n'intama ingamiya n'indogobi. Nuko Sauli ahuruza ingabo azibarira Iterayimu. Hari ingabo zigenza ibirenge uduhumbi tubiri. Amen. Amen. Urakoze cyane. Asifiwe. Ndongera kugusaba nyuma ariko sawa. Kuri 22 15 urongera dusomere. Amen. Tuvuge ngo amen. Amen. Ngiye kubaganirira ijambo rivuga ngo kumvira. Iryo jambo nshaka kutuganira umwanya mutoya. Ndavuga kumvira. Iryo jambo numva umutima wanje wahawe kubaganiriza. Ubu Kristo bugizwe n'ibintu byinshi, ariko ikintu kiyoboye ibindi mu Bukristo, ikintu gikomeye kiyoboye ibindi mu Bukristo, umukristo kiyoboye ibindi mu Bukristo no kumvira. Umutima w'ubukristo no kumvira. Turi kumwe? Agera mu ndebe mu nyumve. Umutima w'ubukristo no kumvira. Hari ibintu umuntu atobamwo kajoriti. Hari ikintu umuntu yobura ubuzima bugakomeza, ko gucika ukuboko. Dufite abantu benshi bagira ubumuga bw'ukuboko, ariko n'abantu bazima bakora ibintu byose rwose. Hari umuntu ushobora kugira ikibazo cy'ukuguru, agacika ukuguru kubera impamvu runaka. Uwo muntu agakora ibintu byose ukabona yegabuza urugingo, ariko mu by'ukuri ubuzima bwarakomeje. Hari abantu baje kwa muganga bakababaga ibyo mu nda, bakabaga, bagasatagura, bakamenagura, bakabakuramo bene ibyo. Ariko hari ikintu umuntu yobura, ubuzima bw'umuntu bugahagarara nk'umwuka. Nta kajorite w'umwuka ubaho. Umwuka usohotse uwo muntu yobaho, ubuzima bwo komeza. Nk'umutima aramutse ntibobaga umutima igice kimwe ngo hasigare ikindi. Umutima nta kajorite w'umutima ubaho, nta kajorite w'umwuka ubaho. Hari ahantu, hari umugabo umwe igeze kutwigisha, aratubwira ngo hari umudamu umwe wari afite ikibazo ngo nyine cy'amawazo cyo mu mutwe. Noneho yari afite akantu nyine abura mu bwonko. Mu bwonko sinzi umuntu wamukozeho utari mwiza, urumva ntahuza ibindi akabikora sansenike. Ngo noneho nyine mu muhana umugore umwe aramubwira mu gitondo cya karatewe, ngiye mu isoko none ganyawe nawe usigaye muhira, abana nibava ku ishuri
ubagaburire ubareberere ubafashe njyewe ngiye ku isoko. Ndati sawa urakoze cyane tiyagaza yanga. Noneho umugabo aramubwira ati we ngiye ga munka none ganga y'amafaranga nuva nurangiza gutunganya ibintu uje mu isoko uhahe uzutekera abana. Amabwira umugabo ati kera bakuntanze kare uvuza abandi barangije none ga wihangana. Umugabo atase kundagira gute arahwera atangira kumbwira ati none se urita ku bana abandi ufata ibintu by'abandi ubikore ibyawe ngo none ngo aragira gute ngo kera bakuntanze ngo wihanga ushaka abana. Ofete umugabo arabara cyane kubera ko azi ko umugore nyine afite akantu mu mutwe ngo uyu mugore wafashe umugore wanje kera kugo nyine yamukibse nta mwanya gifite wibziwe uwo kandi nyuma umuntu nyine atamubwiye ngo amubwire mbere. Iyo amubwiye mbere iwe ntabakireba ibziwe ngo nibwo bukristo. Si ubukristo ni uburwayi bwo mu mutwe. Yari afite accident yo mu mutwe mu mawazo bituma bigenda uko. Ariko mu by'ukuri uwo muntu nyuma yuko nyina ako kantu katabayeho abantu bagaza baza kumuvangira yari umuntu ukora ibintu byose neza ubuzima bugakomeza. Ndavuga iki? Umukristo babukuyemo kumvira ni nk'umuntu bakuyemo umwuka tibzokunda. Ubukristo umutima w'ubukristo imbaraga z'ubukristo no kumvira. Kumvira iyo gukuwe mu bukristo tibuba bukibaye ubukristo. Ni ikindi kintu ni iryo ni idini ni ikintu abantu bihimbiye kiraho ariko si ubukristo buva ku Mana. Haleluya. Ngiye kubasobanurira ko umwanya muto bene data ngiye kubabwira imbaraga zo kumvira. Imana iriyumvira iricara mu ijuru kwayo kuzayicara nimbiza yicara sinzu kwibaho ariko iyumvira umugabo witwa Sawuli. Abanyisirayeli bari bagize iminsi bavuga ngo turashaka umwami nuko bari babaye. Imana irabyumva ibona ko n'uburenganzira bwabo iramutora. Sawuli buke mu gitondo ngo basanga indogobe zabo zabuze. Indogobe bari batunze indogobe kuko bo buri ihene batunze ihene abantu bazaborora ihene kuko bavuga ngo bazaborora inka babuze inka nabo bororaga indogobe zabuze. Zibuze Isa aramubwira Kishi aramubwira ati genda uje gushaka indogobe hari indogobe zabuze. Arasohoka aragenda zishaka ari kumwe n'undi mukozi wabo umwungeri waziragira. Baragenda bazishaka uko bova hano harya ni kwijabe mu Bwiza kwijabe bakambuka hari hakurya yitwa gute mu Ngagara. Bakambuka mu Ngagara bagashika mu Cibitoki bakomeza mu Cibitoki bagakomeza bakazogera za Gatumba bakagenda bakambuka muri Kongo bakagera nk'Ibuvira. Baragenda bararara barongera bararara. Ariko Imana yari bifitemo umugambi. Imana baragenda bashaka ati tuje na hariya ngo baruhe bagera kwa Samweli. Bageze kwa Samweli baravuga ngo hano haba umunabi haba umuhanuzi hano hari nabi hano none gatuje kumubaza amakuru y'indogobe zacu. Baragiye ariko Imana yari ifite gahunda kuri Sawuli. Ariko Mana we icyo mpanga ayo mahirwe umunsi umuzohura nayo. Ariko sindabona umuhungu wagize amahirwe uzi gusohoka ugiye gushaka ihene zanyu. Imana ateguye ubwami
wewe mu mawazo ufite ihene cyangwa ufite indogobe, Imana yateguye excellence, Imana yateguye nyakubahwa. Ariko ko muratekereza kwa perezida uzi gusohoka ugiye gushaka ingurube, Imana yateguye presidence. Chomba umunsi muzohure nayo mahira. Nzatekereza icyo kintu tikibaho. Uzi gusohoka ugiye gushaka indogobe, Imana yateguye intebe y'icubahiro, bagusukaho amavuta ngo ubaye umwami. Wasohoke gutya, umwami Samweli aramubona, aramuha ati, aramubaza. Ya Samweli, Imana kera abantu bagira ifishe, kera Samweli yamukubise muri kamera ati nguri uyu muhungu niwo nazanye ngo abo mwana. Noneho Samweli Saul aramubaza ati se kwa Samweli ni bagaza bitaba bamenya hano batubwiye ngo umuhana wabone ni ati bamenya ni jewe, ni wowe bamenya ati. Samweli ati tubwire icumbwira ibyo ufite byose ndabifite kamera, Imana yabinyeretse. None humure tubanza tugende dusangire, ndakubwira amakuru yakuzanye. Ariko humure indogobe zarabonetse, ahubwo papa wawe afite ikibazo cyuko ari we wabuze. Burya indogobe zari harya mu gisambu inyuma y'iwanyu, ntaho zari hirya gutya mu gashira, waragiye zamaziza. None indogobe zirahari, tutinye ni we wabuze. None kandi nawe hari impamvu yatumye uza. None data mwino tubanze ngufungurire, murashonje, nurangiza mu gitondo ndakubwira icyatumye uza. Umugabo ati sawa. Umusore mutoya umuremure cyane mwiza w'ibisatsi byinshi bigeririye, nuko ati sawa. Baragera bafungurira, bararya, barataramye, bavugana amakuru. Ubuce mu gitondo ati rero Imana igize iminsi yumvira uwo yoha ubwami bwa Isiraheli, ni wowe tombora yaguyeho, ikarita yakuguyeho, bwana yakuguyeho. None data ugende jokeri yari igihumbi, jokeri umuntu yagaza yitwara ariyo yatawaye bitangaza ki. None data ni wowe ikarita gikunga, muzi gikunga, ni wowe yaguyeho. None ibintu bimeze neza. Sawa. Ngo buce Samweli aramubwira ati nzoza kukwimika, uzoza iwanyu dushaka abantu. Samweli niwe wari umwami, niwe wari umuhanuzi, niwe wari umutambyi, niwe wari umucamanza. Cyoge bagaza bitaba cyamazi. Barahuje baravuga ati ahamagaye abantu bose tuzohure mbere ku mwami mugize iminsi musaba. Tuvuge ngo amen. Haleluya. No Mose wo guhura agiye kumuha inkoni y'ubwami, agiye kumumena amavuta, amubwira ijambo. Vuga ngo ijambo. Amubwira ijambo. Basore mwe muzitondere ikintu cyitwa ijambo. Bakobwa bacu muzitondere ikintu cyitwa ijambo ry'Imana. Nigeze guhabwa imbaraga z'ijambo. Ijambo turuzi aya ni amafaranga, sibyo ba? Ni amahera. Ariko kandi aka ni agapapuro. Ariho akanawusa agapapuro bakecu. Iyi si karatasi ni mweme murapinze. Iyi ni karatasi no ishanyura gutyo kwanga gushanyura. Ushanya kera tukikiga muri primaire twagaza turya makayi bayigura gutyo ukamwisha
wagazuyiga ruigeze hagati ukamwirya ntiyabaga za shikareti ntiyabaga za bombo muri byura twakoze igitangaza ukama wiritse se uzanitekereza kutwaza turya amakaratasi iyi ni karatasi no ishanyura guri kikamishanyuka no itamira ikamijwenga nk'ikaratasi ni karatasi ariko impamvu atari karatasi nyakaratasi ni ijambo bashizeho iri jambo bashizeho bana bato iri jambo bashize hano hantu uzujana muri resitora bakamakubwira ngo turaguha inkoko na magi ya papa ugapfa kufite twinshi ntugire duke tugire impapuro ngeya zirija iyi ni karatasi nyakaratasi ariko barayifashe batora abantu nabo bashizeho ijambo barababwira ngo tubahaye ubushobozi bwo gukora mufate agapapuro mugashireho ijambo aka kaka umugabo udufite ari twinshi twuzuye mu nzu muzane umwubaha atababwiye ngo munyume niko bizabigenda Samweli amubwira ijambo haleluya amubwira ijambo aramubwira ngo mwana wacu Imana iragutoranya tiwabisengeye tugize iminsi ubisengera tiwari mwihuduma nta kintu na kimwe wakoze mu mutwe hari indogobe hari ihene wari ugiye gushaka ihene ziwabo wari ugiye gushaka indogobe ziwabo wari ugiye gushaka nimba ari inkoko cyangwa ihene cyangwa ibata wari ugiye mu matungo yiwabo ariko Imana nyiribi irakugabiye iguhaye ubwami iragufasha gutya iguhaye excellence mu cyongereza bazavuga excellence muzi imbere y'izina ryawe bakandikaho excellence coffee excellence mama we tiwabisengeye nta gahunda muri wowe uri wanyu uri mu ndogobe uri mu ihene uri muri activite zawe uracuruza ifaranga uri mu bishimbo uri mu biki Imana ikamitekereza ubwami wagiye mu isoko wagiye gucuruza iyo yapanze ubwami umunsi wo kwimikwa Samweli yaragize iminsi akorana na data yari umuhanuzi yari umutambyi yari umucamanza aramubwira ngo amuhisha ongera udusomere ijambo yamuhaye uzotinya ijambo ngadusomera 15 hanyuma Samweli abwira Sawuli mwitonde mwumve Uwiteka yantumye kukwimikisha Uwiteka nyiribi yantumye ngo ube umwami wa Isirayeli kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli nuko rero ube wumvira avuga ube wumvira nuko papa icara Uwiteka Imana yantumye kukwimikisha amavuta ngo ube umwami wa Isirayeli aramubwira ngo none data ube wumvira Uwiteka muzavuga hari amatangazo aguha hari amabwiriza aguha tafazari data nako kandi gusa n'amagambo nkabi ube wumvira muzo Uwiteka aguha hari amabwiriza aguha Samweli ntiyumva icyo kintu tiyagishira mu mutima Sawuli tiyagishira mu mutima hari ukuntu
imana ivuga ijambo rikinjirira hari gasohokera bigiriye nabi. Iyi si yameze amenyo, iyi si si nyoko wanyu, si nyogosenge. Iyi si irimo satani, irimo abadayimoni, irimo abarozi, irimo abapfumu, irimo abarakare, irimo ikuzimu n'amapepo azagenda. Igihe cya satani cyo gukora kiracyahari. Kubaho udafite imana yaravuze hanyuma bikinjira bigasohoka, uzorira kureba, usubira urire amarira, uzasigira abana bawe. Sibyo tubifurije ko turababwira amakuru y'abatubanjirije. Ibibazo dufite nimubona twarize twagize gute, muze musubira inyuma dutekereze ngo Uwiteka yavuze gute, hanyuma byarinje bisohokera. Dufite ibibazo. Wumvire mu byo Uwiteka avuga. Imana irakugabiye, Imana iguhaye ubwami, Imana irafasha. Tiwari muri gahunda z'ubwami, irafasha ubwami irabiguhaye. Aramubwira ijambo. Samweli yaragize iminsi kuri tere, yaragize iminsi kuri tere akorana n'Imana, azi neza icyo Imana yavuze, akagifata agishyira mu mutima. Yari mu murongo Imana yavuze, yakoraga kuri givuze. Imana ikavuga, Samweli agashyira mu bikorwa kuri givuze, akabishyira mu hanyuma bakorana n'Imana. Imana izitanga umugisha, ikongera umugisha, igasubira umugisha. Imana yaremye umugisha ngo ubu wacu iminsi yose. Imana yaremye umugisha ngo iwuhe abantu. Imana yaremye amafaranga ngo iyaduhe. Imana yaremye inka n'ihene ngo ibiduhe. Imana ntiyatwimye amata ngo izoyanywe mu ijuru. Imana ntiyatwimye imodoka ngo izozigendeshe mu ijuru. Imana izitanga ijambo, yatanga ijambo umuntu akaryumva akarishyira mu mutima, hanyuma yarigenderamo. Imigisha ijuru rigakinguka, imigisha yo ku manywa na nijoro ikaza. Iyo umuntu ashatse kwitanga bene uwo muntu wumva ijambo ry'Imana akarishyira mu bikorwa, uwo muntu azayonga. Ni nko kugutereka muri asidi. Tiwotanga agahanga k'umuntu wasenze wumvira ijambo ry'Imana, hanyuma ngo ugiye kumukoroga, ngo ugiye kumuroga. Tibizokunda. Uba ugiye kurwana n'Imana, kandi ntiworwana n'Imana. Amapepo n'ibiheko ntibizorwana n'Imana. Tibikunda. Samweli aramubwira ngo data, ubu wumvira, Imana irakugabiye, witonde, yitera ugezemwo niyo kumvira. Ubu bwami buzokuryohera, ubu bwami buzokubera bwiza, ubu bwami uzobusigira abana bawe. Ariko nukuramo kumvira ugashoboramo koko ntibyaregamye umutima we. Tiyamenye ikintu Samweli yamubwiye, tiyamenye ugeze umusaza ugize imyaka kuri tere, tiyamenye ijambo yamubwiye icyo bivuze. Hanyuma Imana iramubwira hariya twasomye ngo genda uje kurimbura Abameleki, genda uje kurimbura Abameleki. Yamagenda akareba abakobwa beza akabakuramo, abagore bakiri batoya b'ibitinyuke akabakuramo, inka nziza akazikuramo, ihene nziza akuramo, abasore beza bene ngo bazozakoresha imirimo y'ina abakuramo. Yamagenda atoranya, arazana, afata n'umwami wabo witwa Agagi aramuzana, ngo arangize n'intama n'ihene n'ibindi arabizana. Samweli yakamera yiwe kwakunda abanye n'Imana iwe umutima we. Dawudi yaravuze ngo nabika ijambo ryawe umutima wanje Mana, kugira ngo ntagira gute, ntazagucumuraho. Ngo aryame. Imana iramubwira ngo Sawuli ntiyumvise. Namuhaye igihugu, namuhaye ubwami, ariko yakuyemo kunyumvira. None se natanyumvira ibi bintu azabishobora? Ugende umubwire ngo ibyo bintu yakoze n'ibiki. Samweli ngo yamayumva ngo gutama no guhebeba kw'ihene n'inka zabira ko ngo ahure nawe. Sawuli yamaze amubwira ati dore ibyo Uwiteka, aramubwira ngo wakoze iki? Kandi mbe numva gutama kw'intama, numva guhebeba kw'ihene,
numva kwabira kw'inka niki uzagenza gute ngurumva atangira kumuha isababu yewe Imana iravuze n'abantu n'imyumvire yawe irafasha abari kuyobora Sawuli byagiye ubwami bumunaniye havuka abagabo bitwa abagoriyati baramujwigiriza atangira kurwara indwara z'ubwoko zo guhwera z'abadayimoni akamahwera mu baturage amacyandwe n'inani Imana imuvaho aragenda byarangiye abana bashize byarangiye akoze amakosa ateye ubwoba yakuyemo kumvira bakristo bavane mbabwira iki uzoza wicara dore ijambo ry'Imana uzoza wicara usome ibyanditswe uvuge ngo iri jambo ni jewe ribwira ijambo ry'Imana rivuga gute ku maturo ubirebe kuzawumvira ijambo ry'Imana rivuga gute ku cacume urebe kuzubyumvira ijambo ry'Imana rivuga gute gusenga urebe kuzubyumvira ijambo ry'Imana rivuga gute kubabarira urebe kuzubyumvira imba byarakugoye Imana yacu si Imana y'inyamushinya ni Imana y'inyembabazi iriho amakosa uba wakoze iba yiteguye kukubabarira kukwihanganira iba yakwihanganira kugira ngo ugire uwo mutima wo kumenya ko wabikosheje uze hano ikubabarira hanyuma wishakemo imbaraga hari imbaraga ziba ku gicaniro umukristo agenda akambara imbaraga zo mu mutima akumvira Imana hanyuma ibyari byaramutsinze agatangira akabitsinda uko atumviraga agatangira kumvira ariko ubuzima bw'ubukristo bubaho butumvira Imana bavandimwe umukristo azarira Imana ikamureka yaretse sawa iramureka ibibazo byinshi dufite n'agahinda kenshi dufite twakuyemo turi abakristo batumvira abadayimoni bene abo bazashobora bene abo abakristo batumvira abadayimoni bazabashobora bazavuga ngo aba ni sawa cyane kurwana n'aba ni sawa cyane barorosha bazabarwanisha abakristo bagirana amashari bagirana ibintu byinshi turaho niki gihugu kidafite abasirikare bakirinda n'inkinzu idasaka n'inkinzu irangaye idasaka igikunduke cy'inzu ariko ikitwa inzu n'ikintu kiraho y'imvura iguyigwamo yimbuheje yinjira nabari mu nzu ariko murebe nkuko dushuhiwe murebe nkuko isakaye murebe hari ukuntu bashiraho n'igipango ibintu byose bikaba birinzwe ibintu bifite security ubukristo butumvira n'ikintu cikirangare kiraho abadayimoni bakaza bakinjira abarozi bakaza bakinjira bagakubita urahu warasambaguritse mu bitekerezo kubera iki wakuyemo kumvira Imana itubabarira ndashoje mbabwira ngo haracyari amahirwe Imana iramubwira ngo Sawuli wakuyemo kumvira mu nshingano naguhaye naragutoranisha ariko ukuramo kumvira dusome ijambo rimwe mwumva amahirwe aba mu kumvira utegeka kwa kabiri papa 28 reka dusome iryo jambo sose 28 28 utegeka kwa kabiri amahirwe aba mu bantu bumvira umva ayo makuru haravuze ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe no kwitondera amategeko yayo yose ni wo kwitondera amategeko yayo utegeka uyu munsi yego Uwiteka Imana yawe izagusimbisha izagusumbisha amahanga yose yo mu isi kandi imigisha gahoro ndashaka ngo dusititiza cyane nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yawe icyambere izagira gute izagusumbisha amahanga yose yo mu isi mwumve
titukaba banebwe mu gutekereza ariko uzi nga yose yo mwese mwumva uwo mugisha niki gihwanye n'ico kintu. Icya kabiri, kandi imigisha yose imigisha yose usome gahoro muri Laurent papa. kandi imigisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Yego, uzagirira umugisha mu mudugudu. ara muntu ufite ijambo ry'Imana, Bibiri ijambo ry'Imana, bashaka ko dusoma ako kantu muri Bibiri ijambo ry'Imana niko kabivuga neza. Ngaho dusomere pastor Bibiri ijambo ry'Imana girasosa 28 28 umurongo wa mbere, gutegeka kwa kabiri. Bibiliya yera. No. Bibiri ijambo ry'Imana. Bibiri ijambo ry'Imana. Ego. Ivugurura amategeko. Bibiri ijambo ry'Imana. 28 umurongo wa gatanu, umurongo wa mbere. 28 umurongo wa mbere. Nimugira umurava wo kumvira Uhoraho Imana yanyu. Tugende gahoro pastor kurabisoma neza cyane. Nugira umurava wo kumvira Uwiteka Imana yanyu. Mukubahiriza amabwiriza ye yose. Kubahiriza amabwiriza ye yose. Mbashikirije uyu munsi. Ari kuzivuga neza bacu. Mbashikirije. Mbashikirije uyu munsi. Aho. Azabatonesha muzoba barutonesha kuruta andi mahanga yose yo kwisi. Andi mahanga yose yo kwisi. Mwumve ubwo butunzi. Nimwumvira Uhoraho Imana yanyu. Nimwumvira Uhoraho Imana yanyu. Azabaha iyi migisha yose. Kandi muyihorane. Ko baragaruka ngo niwumvira. Komeza. Azabaha umugisha abatuye mu mujyi n'abatuye mu cyaro. Abatuye mu mujyi n'abatuye mu cyaro. Mu mujyi, vuga ngo mu mujyi. Mu mujyi. Nako kantu nashakaga. Azaha umugisha abatuye mu mujyi n'abatuye mu cyaro. Mu mujyi ni amadolari, ni amapawundi, ni amakositime meza, na za vewiti. Imigisha yo mu mujyi. Azaba abatuye mu mujyi, haba umugisha mu mujyi, za forex. N'abatuye mu cyaro, ibata, ihene, indogobe. Inga, mu mirima, ibijumba, inyanya, za karoti. Bene data, biragaruka ngo niwumvira azagutonesha. Niwumvira wowe utuye Bujumbura uzagira umugisha mu mujyi. Nuja muri Amerika uzagira umugisha mu mujyi muri Amerika. Nuje Burayi uzogira umugisha w'i Paris. Nuba mu mujyi uzagira umugisha mu mujyi. Ariko akantu kitwa niwumvira. Imana ibafashe kandi bagirene. Amen. Karibu mu buyobozi.